Maze tugiye kuganira kuri diyabete. Ubundi diyabete ubundi bivuga isukari nyinshi mu maraso. Urabona umuntu akenera isukari kugira ngo abeho, kugira ngo akomere, kugira ngo amagufwa ye akomere, kugira ngo ukore n'izindi agitivite uko mbese imodoka kugira ngo ugende ikenera esanse, umuntu kugira ngo abeho akenera isukari. Hano diyabete rero ni igihe uba ufite isukari nyinshi mu maraso. Tugiye kuganira ku bimenyetso bishobora kuranga umuntu ufite diyabete. Diyabete ashobora kugira inyota, ishobora kwiyongera. Urabona isukari izaba yabaye nyinshi mu maraso. Isukari niba nyinshi mu maraso, isukari izaba nyinshi. Ubundi ikintu cyabaye nyinshi mu mubiri nicyo bita twese twabyita ni nk'uburozi. Noneho uzakenera amazi kugira ngo ugende akuremo ubwo burozi, iyo sukari iva mu mubiri binyuze mu nkari. Aha niho hantu ushobora kunyura. Rero unywa amazi, niyo mpamvu uba urumva ushaka amazi menshi kugira ngo agende akure iyo sukari mu mubiri. Ikindi uba ufite umunaniro. Ufite umunaniro kuko isukari nyinshi iba mu maraso. Haba harimo, mwibuke ko hari ubwoko bubiri bwa diyabete. Hari ubwoko bwa mbere bwa diyabete n'ubwa kabiri. Ubwoko bwa mbere bwa diyabete insuline iba yabaye nkeya, insuline iba yabaye nyinshi mu mubiri. Urabona iyo isukari yabaye nyinshi mu mubiri, insuline iba produced mu byita ngo mu Kinyarwanda muri pancreas. Noneho ikajya mu maraso, iyo sukari ikayigabanya. Noneho isukari iba igomba niyo mpamvu ijyana n'amazi. Insuline iraza ikajya gukuramo iyo kashi yawe, iyo sukari bijyanye n'amazi. Ariko nanone umuntu iyo bari kumuha insuline bagomba kubanza bakamenya neza niba umuntu yariye kugira ngo bitaza kumutera ikibazo. Ibindi bimenyetso biranga umuntu ufite diyabete ku buryo, ikindi ni uko utari kureba neza. Buriya iyo isukari yabaye nyinshi mu mubiri, uzaba ufite isukari nyinshi mu mubiri. Isukari uzakenera amazi agende akure iyi sukari mu mubiri. Ayo mazi uzagira kutareba neza, ubundi biterwa isukari iba nyinshi mu maraso, bigatuma imitsi ituma ureba neza, ikangiriza ikabangamira imitsi ituma ureba neza, ugasanga uri kureba uyeziyezi. Ikindi ni ukuba ufite umunaniro. Undi muntu ufite diyabete akenshi ahora ajya kuri tuwarete kubera ko ari kunywa amazi menshi. Ahora ajya kuri tuwarete kugira ngo iyi sukari, kugira ngo iyi sukari igende isohoke mu nkari. Noneho uba uri kugenda ukuramo, mbese mu maraso haba harimo isukari nyinshi, wowe ukagenda uyikuramo. Noneho cyane cyane nko ku bwoko bwa kabiri bwa diyabete, ho amasezi, urugero amaboko n'amaguru, ntabwo haba hari kujya isukari. Ya sukari iringaniye kugira ngo ugire imbaraga. Niyo mpamvu wumva ufite umunaniro, nta kintu wakora, wakiryamira.
kubera ko ni akabaraga. Ikindi, umuntu ufite diyabete ahora ajya kunyaragura cyane, kuko ariya mazi unywa, uranywa amazi ugahita ujya kuri tuwarete ukajya kunyara, kugira ngo usohore urebe ko iyo sukari iri mu mubiri wayigabanya. Iyo mu maraso insuline irayigabanya, kandi insuline yo iyigabanya iri mu mubiri. Rero uba ukeneye no kugenda no kuyigabanya mu buryo ukoresheje amazi, ukajya kuri tuwarete kunyara uko ari gusohoka. Niyo mpamvu ukunze kubona ko barwaye diyabete bakunze kunyaragura cyane. Ikindi, ushobora kugira nk'ufite nk'igisebe gitinda gukira, kubera ko ubundi kugira ngo ahantu hakire ni uko biriya biryo turya biba birimo intungamubiri z'umubiri ukoresha kugira ngo wirinde ikintu cyaba cyahungabanya. Urumva udafite umubiri, igice kidafite intungamubiri, kidafite ubuzima, byakorohera ikintu kuba byakorohera. Urabona umuzamu igipangu kidafite umutekano, kidafite umuzamu, byakorohera, cyangwa gihora kirangaye, byakorohera umujura kuza kukiba. Noneho iyo umubiri wawe udafite icyo twita ubudahangarwa, kandi usanga umuntu agwaragurika cyane, urwaye diyabete, noneho urwaye diyabete ampulisi urwaye diyabete, noneho izo ndwara zaza zikagufata ku buryo bworoshye, kuko nta budahangarwa ufite. Ikindi kimenyetso cya diyabete cyangwa kuba ufite isukari nyinshi mu maraso ni ikihe? Ni ukugabanya ibiro, ni ukuguta ibiro, kuko urumva ufite umunaniro ukumva wenda ufite umunaniro mu gitondo, niba wari kujya gufata peti dejone ntuyifashe, ahubwo uragiye wese winywera amazi, ugiye kuri tuwarete, nawe ukajya wumva usonze gusa, unywa amazi, ugenda unywa amazi, ugasanga urya ibiryo gakeya gashoboka. Niyo mpamvu rero usanga ibiro byawe byagabanutse, kuko n'ibiro impamvu bigabanuka hari nk'ibice by'umubiri biba bitari kubona isukari. Iyo bitari kubona isukari rero ibiro byawe biragabanuka, kuko ibiro byawe ibice by'umubiri bibeshejweho n'isukari, bikomera ko byabonye isukari, byabonye ikibitunga, byabonye imbaraga. Iyo nta mbaraga rero ntabwo uba ukomeye, ufite umunaniro. Ni nayo mpamvu uba wumva nta kabaraga ufite. Ibi nibyo byari ibimenyetso hamwe twabonye, tumaze kureba ibimenyetso 6 bya diyabete. Ikindi kiganiro tuzakora ukuntu ushobora kwivura.